mama wambyaye mama wampetse wowe nateye amabavu ku mutima ukanguka nkunda ukankundwa akazu tinzakugwa inyuma ukanguka nkunda ukankundwa akazu tinzakugwa inyuma. Kamariza. Ubwo rero icyo gisubizo iyo ni amayeri yo kubaza yo kugira ngo umenye umuntu ikibazo nari nakubajije wari wagiye ugikwepa. Yes, muraho neza kandi muriho. Ubu noneho abatari aha ngaha reka mbabwire ngo mwaramutse bitewe n'amasaha dukoreye ikiganiro cyacu. Mumenyereye ko tugikora dusa n'abarimo gutangira inkera y'umugoroba, ariko uyu munsi noneho ikiganiro tugikoze rwose mbere ya saa sita. Tubahaye ikaze rero kandi murabizi ko tumaze kumenyera ko tuzajya dutangira tubashimira ko muduha ibitekerezo byiza bigaragaza ko mudukurikira ku Mutagara KTV iwacu iwabo imyidagaduro gakondo. Nanone mbahaye ikaze, nitwa Kamanzi nkabaruzura amakengo rwa mugenza ndi umushumba w'urugamba. Ikaze iwacu rero ku myidagaduro gakondo, iwabo wo gusigasira umuco, iwabo wo kumenya impano, iwabo kuziteza imbere, ariko kandi iwabo guha ikaze n'abandi batubanjirije kugira ngo batubere impanuro kandi batuyobore inzira nziza ikwiriye kugira ngo twese dusigasire umuco. Bahaye ikaze uyu munsi twabazaniye umutaramyi mwiza mudasanzwe mumenyereye. Ni umukobwa udakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga, ni umukobwa wibera mu rusengero ariko kandi akaba no muri gakondo. Tuguhaye ikaze Nyakugira Imana. Murakoze cyane. Mbere yuko twibwira ndagira ngo ya ndirimbo ukunda kuririmba cyane ubanze uyizamure, wari waduteguriye uheraho. Tubanze twibwira abanyarwanda bamenye umuhogo wawe imbere y'ibindi uze kuboneraho bibwire. Ya iye ya iye ya iye iye ya iye ubw'inganzo yasobetse n'umunezero, ingoma nizivugire rimwe amakondera atsikimbe. Ayiye ubw'inganzo yasobetse n'umunezero, umva ibihozo by'abakobwa, umva imihigo y'abahungu. Ayiye 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 ndumva inzogera n'imirindi, ndora intambwe z'abo bageni, ndora abana b'ibisage za nganzo z'ibyasaba. Mbega 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 ibyiza bimpimbaje, mbega ubwiza n'uburanga, mbega inganzo n'ingamba. Mvuga ibihe ndetse ibihe mu byiza by'uru Rwanda, mpere hehe ngeze hehe ngo ndurate ndusingize. Utununga n'imisozi n'ibirunga, imirambi n'ibisiza n'amata bateze n'ibiyaga n'amashyamba. Nguyu rero yitwa Benita, ndamuvuza ariko ndagira ngo nawe atwibwire, wibwire abanyarwanda. Benita ni amazina yawe cyangwa ni agasirino wiyise k'ubuhanzi? Amazina yawe, aho wavukiye, urugendo rwa Benita guhera mu bwana kugeza amagingo aya ngaya kugira ngo abanyarwanda bakumenye.
Murakoze. Amazina yanjye nitwa Benita Uwambaje. Ni amazina ababyeyi banyise. Kavukire ni Kabuga. Ndumva ari ibyo. Umwana w'Ikabuga. Yego. Wize hehe amashuri yose ayo wize? Ndiko kuvuga ngo yose. Yego. Abanza nayigiye i Kabuga ku kigo cyitwa La Source des Savoirs. Secondaire ubwo tronc commun nyigira Notre-Dame de Lourdes groupe scolaire mu by'Imana. Erevo nyigira Collège Saint-André Nyamirambo. Uyu mukobwa ni umuhanga. Mwumvise ibigo byose yizeho ka kuntu aba ari pose, kwa kundi twaganiraga ngo ahora ari pose, aba yibitseho ubwenge n'ubumenyi. Benito warangije secondaire ryari? Niragije umwaka ushize. Ubu ngubu nzatangira kaminuza, aho ntago ndamenya aho nzajya, ariko ubutaha ningaruka. Noneho iki kiganiro gishobora kuzarebwa n'umuntu nka 2029. Reka tuvuge mu mwaka ushize, tuvuge ngo 2024. Yego. Sibyo? Kuko nka 2029 cyangwa 2030 umuntu ashobora kukireba ntarebe igihe twacyaplodingiye, ahubwo yakireba yakumva umwaka ushize agahita yumva ni 2030 niba kirebye 2031. Ariko yarangije secondaire 2024, yayirangirije Notre Dame. Collège Saint-André. Nyamirambo. Umukobwa ni umuhanga cyane. Wize iki muri secondaire? PCM. Physique, chimie na math. Ntuzasara? Oya. Numvise baravugiye niyigiye indimishwe da. Muri kaminuza niga accounting yari insashije. Njya numva ngo imibare irasaza. Murabyemera abanyamibare? Ibisaza ni ibintu by'indimi byabo bya fake bya hegi. Oya, nta n'ikintu gisaza. Ibintu byose iyo bishoboye bigenda neza. Nanjye ntago nasaza, urabibona. Urugendo rwa Benita rwo kuririmba rwatangiye ryari rute? Urugendo rwanjye rwo kuririmba narutangiye muri secondaire Erevo muri Collège Saint-André. Niho naririmbaga gospel, nkomereza no hanze ndirimba. Ubwo gakondo yo naje kuyinjiramo nyuma nsoje ejo bundi. Wari urimo kubimbwira mu kanya umbwira uti rero ndi mushya, reka nze mbasure ku Mutagara KTV kuko nkunda gakondo cyane, uti kandi nabonye ari ahantu nshobora kugaragariza impano yanjye. Urangije uranambwira uti ariko tubihangane ntabwo ibyuma bimenyereye, ariko ndimo kubona ukuntu urimo kureba urasa n'umuntu usanzwe umenyereye za kamera, nubwo mbona udakunda gupostinga cyane. Ntabwo ukunda kwidrapa? Oya, nabyo bizaza nyine, buriya nuko bigitangira, ariko nabyo bizaza biri mu nzira. Hari abantu badakunda kwidrapa yo terimenyera ngo urayizi. Nkaba naje postinga cyane. Oya, kuza hano nta kibazo. Kwidrapa ndimo kuvuga kwa kundi ushobora gupostinga kuri TikTok, kuri Instagram, kuri hose. Ariko nabonye uri umuntu utabikunda. Ariko iyi si tugezemo kugira ngo ibyawe bimenyekane. Ndakurahiye. Reka twongere dushake indirimbo uririmbira abanyarwanda, hanyuma mukanya naho tuze n'ibindi bibazo byiza rwose bidakomeye cyane. Turirimbire neza rwose umuhogo unyura imfura zidukurikiye. Mama wambyaye, mama wampetse, wowe nateye amabavu ku mutima, ukanguka nkunda ukankundwa akazu tinzakugwa inyuma, ukanguka nkunda ukankundwa akazu tinzakugwa inyuma. Nkunganye iki nkunganye nde mubezi Imana yaremye kwisima murihariye. Nkunganye iki nkunganye nde mubezi Imana yaremye kwisima murihariye. Nkubwire nte
ko nkukunda mama, nkubwire nte ko nkukunda mama, byanditse ku mutima wanjye byuzuye imbamutima, mbivuganye n'ijwi riringa, ndagukunda uri intwari yanjye. Nkunganye iki nkunganye nde mubezi Imana yaremye ku isi murihariye. ahubwo iyo ndirimbo ni yande? Ni iya Josh Ishimwe. Josh Ishimwe uba muri gospel, ubwo mbaye mbivuze ngira ngo ni inshuti yawe Josh. Amutaye ubukwe? Ntabwo namutaye ibukwe, ntabwo bwabereye. Ubwo niba muziranye nyine abimenye ndamuguteje. Ahubwo turamenyana. Oya ntabwo muziranye. Umufana wawe twamutumiye uyu munsi ku Mutagara KTV, hanyuma gakondo wayijemo kubera kuyikunda cyangwa n'umuntu warebye impano yawe aravuga ati wazandirimba iyi ndirimbo mu bukwe bwanjye? Gakondo nayijemo nyikunda, ariko ntabwo nari narigeze ntekereza ku bintu nyine byo kuyikora. Naririmbaga indirimbo bisanzwe nyine mu rugo bisanzwe. Ikintu navuga nyine cyanyespiye kubitangira ni mama. Mama yarambwiye nyine, yarambajije se ubikoze hari ikibazo, kuko yumvaga yuko mfite impano. Hanyuma ndumva narabitangiye, ntangiriye mu bukwe n'ubundi bwo muri famiye. Iyo ukoze rimwe nyine abantu bakaguha kuraje urakomeza. Ni uko nguko byaje rero. Ni nko muhe mwaka? Ni umwaka ushize n'ubundi 2024. Barabanje baragutegereza ngo urangize segonderi. Urangije segonderi baravuga bati kuki utatangira kuririmba mu bukwe? Wabonye se bivamo? Bivamo cyane. Baragushimye. Mu rugendo rwawe rwo gutangira kuririmba hari nk'abantu wagiye wireferaho ku buryo uvuga uti nintangira gukina wenda nzamera ntya muri football cyangwa muri basket? Iyo mikino yombi hari ukuntu umukinnyi yabyiruka avuga ati yewe nkunda Messi, yatangira kuba ikirangirire hahandi ikipe imugura yarabaye umusitari arimo guhitamo na nimero yambara mu mugongo, ugasanga arifuza kwambara nimero imeze nk'iya Messi. Ubwo ikibazo nshaka kukubaza ntabwo wacyumvise? Nacyumvishe. Ninde wireferaho uretse mama wenda wakubwiye ko uri umunyempano atitangira kuririmba, ariko ni nkande wireferaho mu baririmbyi mu Rwanda ukunda cyane kugira ngo nzabe nkawe? Oya, ntabwo ari kuba nkawe, ariko hari umuntu ushobora kukubera wenda icyitegererezo kuvuga uti uyu muntu aririmba neza rwose niyo nanahura nawe. Bo ni benshi ariko ntabwo navuga ngo nyine niwe nireferaho. Abahanzi bose baririmba gakondo ndabakunda, nkunda n'ibihangano byabo. Ahubwo njye natangiye numva yuko ngomba kuba the best version of me. Nkavamo nyine simbe nka runaka, ariko nkakora nyine ibintu birenze ibyo ngenda nkora ubushize, nk'uko navuga ngo ibyo nakoze ubushize, kugira ngo ngende ngira improvement, ku buryo nanjye ubwo ngubwo ubutaha bazanyireferaho. Nakuvuga ngo uhise unatubwira ko ushobora kuba ufite gahunda yo guhanga indirimbo zawe. Nabyo bizaza. Muri aka kanya utaratangira gukora indirimbo zawe ku giti cyawe, umuntu akagira ati akavuga ati rero uraza kuturimbira indirimbo 20 wenda nikira ko wabonye mu bukwe cyangwa ahandi uri buririmbe gakondo 20. Indirimbo 20 ugereranyije ni nk'izihe ndirimbo, ni nk'uwe muhanzi wakwiganzamo? Kamariza. Ubwo rero icyo gisubizo iyo
ni amayeri yo kubaza yo kugira ngo umenye umuntu ni reference. Ikibazo nari nakubajije wari wagiye ugikwepa, Okay. ariko ubwo ngubwo tayari nakumvise. Uretse kuririmba wenda mama akakubwira ko ufite impano ngo utangire kuririmba, hariya hantu wize ntabwo hajyaga, ndabizi haba intore, haba n'ibitaramo, ntihaba ibitaramo by'umuco. Yego. Ntabwo wajyaga wisanga mu bitaramo by'umuco ngo uvuge uti bene ntabwo nabeshya, ahubwo ho nuko nabaga muri gospel cyane. Nyuma yaho rero na gakondo narayikoraga, ariko urebye hariya ntabwo ari ibintu wari kwibandaho cyane nyine. Byari ibitaramo bikeya, biba gake. Niyo mpamvu ndumva ariyo mpamvu ntabigiyemo, ariko si uko ntari kubishobora. Ntari kubikora. Ujya ukunda kujya mu bitaramo se nk'ahantu wenda abantu baririmba, umaze kumenyana n'abantu, umbwira nk'abantu nka 5 babarizwa muri gakondo, niba baba batazwi ariko nyine basa nk'abaririmbyi ushobora kuba uziranye nabo? Ushobora kuba nziranye nabo? Uziranye nabo. Impamvu ndayikubwira, ntago mwabamenye nyine kuko batazwi. Ubizi ute ko ntabazi? Wowe se ko muzi? Wowe bambwira nta kibazo, nka 5 muziranye, ntago ushaka kuvuga ubuzi. Abo muzi, hari ukuntu ushobora kumenya umuntu ariko mutaziranye, mutaranahura. Ndashaka kumenya abo wowe uzi. Abo muziranye. Abo tuziranye, ndahera kuri ruriya mutumirwa wanyu w'ubushize, Ruhame Gakondo. Ruhame ni umwana w'iwanyu Kabuga. Muraziranye? Turaziranye, twigeze guhura mu kazi. Undi mukoci w'itorero runaka, naryo ubwo ngubwo sinzi ko mwarimenya, ariko nawe turaziranye. Tubwire. Ni itorero ryitwa Intaganzwa n'Imitari. Intaganzwa n'Imitari ntago ndizi. Yitwa Coach Rwahama. Babiri. Ndashaka kugeza kuri 5. Wowe? Ndetse ndaririmba. Ibyo byose ukora muri gakondo. Yego. Iyo umbwiye abantu rero batazwi nyine. Oya navuga bushaka. Abo nshaka. Ariko muziranye. Okay, hari irindi tsinda naryo ririmba gakondo. Tuziranye. Yitwa? Buse izina ryagiye. Ntago bagira izina, niko akunda abantu nyine baba bakora bihuza baka. Iyo babonye agafumo. Agafumo urakazi? Ariko iyo terbe ndumva nyine nayimenye. Isa nkaho ifatwa nka informo, ariko nyine ni terme y'intore. Nukuvuga ngo bihuza babonye agafumo. Abo bantu wazampuje nabo, niba baririmba koko bien, uzampuze nabo kuko hari ukuntu bashobora no gukora groupe kandi ugasanga bibyaye umusaruro, ibintu byaganiriweho. Impamvu nari nkubajije icyo kibazo ngo ni bande muziranye, urugendo rwa gakondo rubamo ibintu byinshi. Turaririmba ugasanga indirimbo ntabwo tuziririmba kimwe, ugasanga utuntu nk'utwo, ugasanga n'ubundi turasa nkaho twigunze, twebwe tukaririmbira mu cyumba gusa. Ariko iyo ugiye umenyana n'abantu, umuntu agira icyo akagusiga undi, akagira icyo akagusiga noneho umukiriya. Rero biba byiza niba uri mu ruhando rwa gakondo n'ubundi kumenyana n'abandi bantu mubana muri icyo gisata cya gakondo. Yego. Reka twongere dutaramire Abanyarwanda, tubaririmbire rwose, wive muzi. Inyange muhorakeye, uwabana twanganaga, nkuramukije nera hejuru nkogeza nturihe, mbinyamibwa ngendo kizihiza buranga. Dore ibiganza bigaba amariza, wari umubyeyi tukagusanga. Nongere ngire n'ikaramu kuranye tuze,
ukuranyituze ukuranyubwiza ukaba n'ingenzi koko uhorenze nkwihoreza umutesi rekunakundwe nukurura bikwiye ninjye mbarusha ikirezi ureba ugatemba imbabazi nimumureba arasa n'isimbi mbebwe mwamuturande kwari irembo ryiza rimwe ritaha inyamibwa. Inyange Muhorakeye. Inyange Muhorakeye. Wayigiye kuri interineti. Nawe rero igifaru nibyo ndimo kukubwira ko ugomba kuva mu rugo iwawe mu cyumba ukaza mu ruhando rwa gakondo. Nibyo. Ruhame kuki atakugeza ahantu koko kandi nzi ko hari ukuntu bimaze kugenda. Aya nanjye byaraje ariko. Ujya ujya mu bitaramo bya gakondo? Gakeya ntago ndabijyamo cyane. Urumva ntago nyine kuko njye mbitangiye vuba. Sinzi niba uri kumva yuko nabitangiye mu mpera z'uriya mwaka. Rero ariko aho bigeze biratanga icyizere. Hari abantu batangira vuba bakaza baje. Warumva babwira umuntu bati wajuje? Iyo tari imibare wayikoresha? Njya mbyumva ariko ntabwo ndayikoresha. Hari ahantu ujya ukomanga gutya urimo gusaba nk'akazi cyangwa utegereza ko bakwihamagarira. Njyewe ntangira urugendo rwanjye rwa MC byaturutse mu kuvuga inka. Umuntu akazajya amuhamagara ashaka ko mvuga inka mu bukwe bwe, ntaneza nkamubwira nti rero buriya jyewe kuvuga inka ntabwo nkivuga inka ahubwo nsigaye mbaye MC. Wampaye akazi ko kuba MC kuvuga inka nkazabikongeza. Ujya wisabira akazi cyangwa utegereza ko baguhamagara? Ndagasaba. Ndagasaba ariko byose ni nkaho nyine bihurirana. Hari igihe banyihamagarira, hari n'igihe ngiye nkasaba bitewe nyine n'ukuntu ibintu bimeze. Hari abantu nkunda bashyigikira abantu batangiye gutera imbere. Umuntu akagira ati akabona wenda inshuti ye ifite ubukwe, yarangiza agafata invitation akayikohereza kuri WhatsApp. Akavuga ati dore uyu muntu afite ubukwe, wamuhamagaye ukamusaba akazi. Ibyo bintu byakubayeho? Jyewe mu ntangiriro yanjye ntangira umwuga wo kuba MC byagiye bimbaho. Byigeze bikubaho ibyo bintu? Akaguha invitation. Tuvuge umushuti wawe. Hari umuntu muri famille ufite ubukwe cyangwa undi muntu w'inshuti ye. Yarangiza agafata invitation akayikohereza ati uyu muntu rero afite akazi, afite ubukwe. Wamwandikiye ukamusaba akazi. Ibyo ngiye ntago birambaho, ahubwo kubera ko uwo muntu yaba ari inshuti y'uwo muntu ufite ubukwe, ahubwo amuha nimero yanjye. Niko nyine usanga umuntu yansabye yuko namukorera. Uzi impamvu nari mbikubajije? Icyo kintu gikunda kugora abantu barimo kuzamuka kubera ko bataramenyekana. Rimwe na rimwe ugasanga nta na video uragira zo kwereka abantu, ariko iyo umushuti wawe agufashije gukombenka wa mukiriya akavuga ati jyewe mfite umuntu ushobora kukuririmbira, biba byiza. Bajyaga babampa jyewe nkavuga se koko ndahera hehe? Bari abagabo bari inyuma hariya, bari inyuma ya za kamera barabizi. Nabo ntore cyane ntubarebe kuriya. Ugasanga umuntu agize ati akohereje invitation y'umuntu, aravuze ati uyu muntu musaba akazi. Nyine hari ukuntu biba ari sawa ariko bibangamira intore. Ibyiza nuko uwo muntu niba ziranye n'uwo umukonvisinge, umubwira uti uyu muntu akora iki, uyu muntu ibi n'ibi, hanyuma wa muntu none afata iya mbere amubwire. Naho ubundi njye nari nzi ko ariko bigenda. Oya kuba jyewe nshobora kuguha invitation y'umuntu wabwira ngo numuvugishe. Oya ahubwo weho ko wabuze umuntu ugiye gukora ubukwe ukamuha nimero z'uwo muntu. Nyine hari abifata ntibabikore, ahubwo bakaguha invitation ngo rebaho nimero z'uyu muntu cyangwa bakaguha nimero. Ibyo biragoye. Biragoye cyane.
Benita muri segonderi yarazwiho iki muri Turankome ku buryo jyewe ngiye nkajya aho Notre Dame harya yego muri Turankome aho wize yego havuga nti rero ni Benita abantu bagahita bavuga ngo Benita wa wundi bavuze ngo Benita wa wundi barenzaho iki nari ncecetse ntago abantu bari banzi mu bintu byinshi nta nubwo abantu bari bazi ko nzi kuririmba babimenye nyuma nyine ubwo ngubwo ubabajije ngo Benita ninde wa muntu nyine wa mukobwa wari ucecetse niko bavuga muremure Setandre ho banzi yuko nari umuyobozi wabo nari vice doyenne wari vice doyenne nyamara uyu mukobwa ni umuhanga ngomba kukuguma hafi ndabeshya mwantoremo umuntu wari umuyobozi wari vice doyenne hariya ngo ntago bajya batora umuntu w'umuswa ayo makuru ndayafite yego wumva uziga he gereranya nubwo ibizami bitarasohoka aho kwiga muri universite ugereranyije nk'ahantu wumva wifuza ibyo nzabivuga nagarutse mbabarira unyumvire yewe uzabivuga wahagarutse nagarutse wagarutse hano none se nugaruka byarasohotse nyine nzaba ndi kubabwira ahantu ndi kwiga oya ariko hari ukuntu nkanjye ngewe njya gukora Turankome numvaga nziga isave ahubwo icyo kigo ubanza narasanze cyari icy'abakobwa gusa ariko kubera ko nakundaga indimi numvaga nzaba umunyamategeko cyangwa nzaba umupolitisiye cyangwa nzaba umunyamakuru noneho nabaza kugira ngo utangirire hasi kugira ngo uzabe umunyamakuru cyangwa uzabe uzige politike cyangwa uzige amategeko icyo gihe mu gihe cyacu wigaga indimi nizo zabaga zikubiyemo ama histoire ama geography n'ibindi nk'ibyo ngibyo noneho kuzamuka ukagenda umenya n'ibyo ngibyo ariko jewe nifuzagaho nziga mbere yuko mpabona nese wowe nta hantu basabye hari ntago bagisaba ntago basaba nyine iyo murimo gususha nta gususha bibaho oya ariko urapplying yego ugenda wa applying nyine se aho hantu ngiye niho nshaka aho na applying nzahavuga nyine mbabarira unyumvire ati nzahavuga none se Beni umaze nko gukora nko mu bukwe nka bungahe nka butandatu cyangwa burindwi nta hantu uraseba oya sure shaburiye igifara ntabwo ndaseba imbwira ahantu wagize ubwoba ukavuga uti karakambayeho njya gukora bwa mbere kubera ko yari ubwa mbere nyine mbigiyemo numvaga mfite ubwoba ariko kuririmba indirimbo ya mbere bita bishira ndumva ahandi ho nyine kuko wabaga waramenye n'indirimbo wumvaga wiyizeye rero ubu ngubu nta bwoba hari umuntu twiganye muri segonderi muri Turankome witwaga nta bwoba Janvier Zaneti ndagusuhuje shamana mise nibuka ibintu byinshi na Janvier Zaneti ubu ngubu baba muri Korea Janvier Zaneti rwose uvuze nta bwoba mpita nibuka za Janvier Zaneti hanyuma urugendo rwawe noneho urifuza kugana hehe ndifuza kugana he nta kintu ubona ubura muri wowe kugira ngo ukomeze n'ubundi utere imbere muri gakondo wumva ubura iki cya mbere ubwo ni abantu bagushyigikira benshi kuko nizera ko iyo umuntu afite connection hari ahantu agera kure urumva ni nabwo ubona n'akazi abantu bakakumenya rero aho nifuza kugera ni ahantu nanjye nzaba mbasha gufasha bagenzi banjye bazaba bari inyuma nyine nk'uko nanjye nzamuka hari abandi bantu nanjye mbasha gufasha ndumva ari aho ngaho nshaka kugera hari umuntu utuye i Masaka witwa Diane uririmba muraziranye Diane ndamwibagiwe hariya Diane undi uririmba utari wodi uririmba usohora abageni usohora abageni nkabona muzi Diane ugomba kumenya abantu benshi cyane kugira ngo bakugire inama utere imbere kuko ayo maboko ukeneye n'ubundi gushyirwa imbere n'abo bantu baba muri icyo gisata
reka twongere turirimbire abanyarwanda. Wambwiye ko ukunda Kamariza, hari indirimbo zuzi? Reba indirimbo duhitiyemo wowe tutagendeye no kuri Kamariza, wenda nk'indirimbo waba wateguye kugira ngo dutaramire abantu. Uyu muntu yitwa Benita, arimo kuza mu ruhando rwa gakondo, yaje kubiyereka kugira ngo mumumenye kandi mumushyigikire, mube hafi, mumubera abajyanama b'imbanza, ariko kandi mubuyobore mu murongo ukwiye kugira ngo uruhando rwa gakondo arusakaremo cyane. Arayikunda cyane, twaramutumiye aratwemerera, reka tumuhe umwanya yongera ataramira abanyarwanda. Ihorere nshuti unyumve, ngwina bawe tuguhoze, ushira iyo ntimbi kuri ku mutima. Waramukunze by'ukuri, nkabona urwawe rugera, umubera umugenzi w'ukuri. Shira iyo ntimba mama, cyo wihogora shenge, isangira bawe baguhoze. Shira iyo ntimba mama, cyo wihogora shenge, isangira bawe baguhoze. Kamariza, nari nkomeje. Iyo ndirimbo ndayikunda, ariko reka tuyikomeze. Nta kibazo, tuyikomeze cyangwa tujye ku yindi? Nari gukora mashup. Tujye ku yindi. Tujye ku yindi. Mwana wanyoye inkukiri muto, kandi agatsinda ugenda nkazo, iyizire ngenza gutaka use n'urubura, ngenza ruhindura urucantege, iyizire gaju ry'ikibibi tumburuka, uwizihiye ingambi nganja kubone, iyizire iyizire mwiza wanjye, iyizire wanyoye inka, iyizire iyizire mwiza wanjye, iyizire wanyoye inka, iyizire iyizire mwiza wanjye, iyizire wanyoye inka, iyizire. Dukomeze. Reka indi tuyisorezeho, reka twibikire imwe turi buyisorezeho. Benita utangiye kuza mu ruhando rwa gakondo yaririmbaga gospel, ntabwo ntihari abantu batangiye kukubwira bati ubu koko ugiye kuva muri gospel? ntabo kubera ko nta n'icyakica ikindi. Nta cyakica ikindi. Buriya abantu ahubwo byagora ni abantu baba bagiye kuririmba ibintu bitari gakondo, ariko usanga gakondo na gospel abantu benshi barabikora, barabihuza. kuko usanga hari n'indirimbo za gospel waririmba mu gakondo. Ariko hari abantu baba barihebeye gakondo, byararangiye karabaye akava muri gospel. ubwo oya ntabwo ari uvuye muri gospel ajya muri gakondo. Usanga ahubwo abo bantu atarabaririmbye. Ndimo ndavuga ba bantu usanga umuntu niba yagiye muri gakondo bavuga bati koko ubuso burayobye. Nkunda gusura mu Rukari, abakurikirana imbuga nkoranyambaga zanjye barabizi cyane cyane ko nanakoreyeyo, najyagayo kenshi. Noneho ugasanga wifotoje inzu uri nko mu bikingi by'amarembo werekana umurinzi n'umutaba, biriya bikingi by'amarembo biri ibwami. Umuntu akaba avuga atari kuko
aho hantu uba wagiye ukagenda kwifotoreza muri ya nzu y'inzoga, ukifotoreza mu nzu y'amata, ni inzu zigiye zitandukanye zirimo hariya mu Rukari. yego wakwifotoza urimo kwerekana uducuma turi aho ngaho, inzoga zabikwaga zite, umuntu akaba aravuze ati ariko nkuguka urimo uraterekera kuko kandi uri umuntu usenga. Ubwo ngubwo niyo mpamvu bikubajije, hari abantu bumva ko umuntu adashobora kugira uburenganzira, adashobora kuba muri gakondo ngo abe no muri gospel. Kumva niba wagiye muri gakondo wagiye muri bya bintu byo guterekera. Hari abantu bagifata gakondo nko guterekera, nyine kumva ntabwo ibyo bintu byigeze bikubaho wenda mu rusengero nk'umuntu mukuru akaza kukubwira ati koko wa mukobwa we koko wakwigumiye muri gospel. oya kubera ko ntayivuyemo n'ubundi nabikoze nkakomeza njya no kuririmba gospel. nkeka ko nagize amahirwe ahubwo abantu banzi muri gospel nibo bantera courage ngo nkomeze ibintu bya gakondo. Ikindi kibazo watubwiye ko mama wawe ari we wakubwiye uti mwana wanjye waririmbye gakondo. niwe wambwiye ibyo gusohora abageni kuko gakondo yo twarayiririmbaga. nawe ni umutaramyi. Ni umutaramyi waririmbye no mu matorero cyangwa? Arabikunda gusa. Arabikunda cyane kandi akaba azi n'indirimbo. arazizi nyinshi. rero niwe twajyaga dutaramana mu rugo bisanzwe. ubwo nyuma yaho nibwo yaje kumpa icyo gitekerezo. ko umuntu wishoye muri ibi bintu se bimugora cyane kubera igihe bibera, kugira ngo uhure n'abandi utarame, harya bigusaba gutaha nijoro cyane nka saa sita. Impamvu ndimo kubikubwira, usanga nk'ahantu hari abataramyi ba gakondo ushobora gusanga mu ruhando kugira ngo wisanishe nabo, ibitaramo bya gakondo bitangira nka saa 12, saa 2, sibyo ra? Saa 2 za nijoro. Bene ubu koko saa 2 za nijoro wajya gutarama ahantu ugatunguka iwanyu mu rugo saa 6 cyane. Keretse nagiye wenda batabizi ariko urumva ari umuntu waguhaye courage. yaba yizeye yuko nyine ari byo wagiyemo kandi umuntu ushaka yuko ugenda ugira improvement ntabwo yakubuza opportunities nyine zigiye zitandukanye. yego nabyumvise. ubwo iki kibazo nanjye nkubajije ngira ngo numve nyine ko mu rugo nubwo bakwemereye baba bashaka ko baririmbira uruhande gusa kugira ngo bakumve cyangwa baguprofite bakugire umuntu wa famiye, niba hari ubukwe ugaragare muri famiye gusa. ariko iyo utangiye kujya mu bitaramo bya gakondo umenya uko ushobora kuzamura ijwi ryawe kugira ngo ryumvikane neza, umenya ibintu byinshi, umenya uko umucuranzi ashobora gucurangira indirimbo. Experience ishobora guturuka mu bandi. niyo mpamvu ariko abo babyeyi bawe turabashimira cyane. Dusigaranye iminota nk'icumi mbere yuko nkubaza ibindi bibazo, waradutoranyiriza indirimbo imwe ukunda muzo utaririmbye, niba iyo ukunda cyane wayiririmbye. ndumva nayiririmbye. niye niriya nahereyeho. tugiye kudushakira indirimbo imwe tuyigire ya nyuma. Ushobora kuba no kutaba gakondo, ushobora kuba gospel ukunda. Gospel? ariko wa mugani reka nsoreze kuri gospel. Hari ikibazo? Nta kibazo. Ngiye ni igitekerezo cyanjye, turakugenderaho, urahitamo duhitiremo muri make indirimbo ushaka, ariko kubera ko natubwiye kuririmba gospel, ushobora no kuyituririmbira ntacyo bitwaye tugana ku musozo. Yesu ndagukunda cyane ndakwihaye nzinutswe kw'ibyaha byanjye binezeza mucunguzi wanjye Yesu nyir'ubuntu bwose ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda nzahora
ngukunda ye siteka ryose ngihumeka ndirimba ishimwe ryawe ningera mu rupfu nabwo nzagushima nti ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda noneho reka nkubwire uzi ko iyi ndirimbo uririmbiye bitewe n'ukuntu nyikunda ishobora kuba ari iya Cyoya cya Rukiza ni iya Cyoya ni indirimbo zo mu bitabo buriya niyo mu bitabo ariko uburyo bwa gakondo Cyoya yisubiyemo. Cyoya ni intore ikomeye cyane, ni umuntu wo mu muryango wa Masamba, ushobora kuba atari no mu muryango ariko ni inshuti magara, ni umuntu w'intore, ni umubyeyi. Yigeze no kuntumira, umuhungu we yari yahawe inka, yaguhamagara inka n'abantu bahamiriza cyane b'intore. Cyoya cya Rukiza uzamwumva mu ndirimbo za Muyango na Masamba, bakunda kumuririmba cyane. Benita rero gira icyo ubwira abanyarwanda dusa n'abagana ku musozo, ahantu bagusanga, imbuga nkoranyambaga ukoresha, hanyuma n'icyo wifuza kugira ngo n'ubundi ukomeze ushyigikirwe. Ikintu cya mbere kamere ku mbuga nkoranyambaga nkoresha urwa mbere ni Instagram. Instagram nitwa Benita. Ba Benita ni benshi, ngewe hagati y'inyuguti n'indi hagiye harimo utudomo. Yitwa B akadomo ni akadomo takadomo oya na ego. Ahandi ni na Twitter ndayikoresha, naho nitwa Benita. Ndumva ari izo ngizo. Ikindi icyo nabwira abanyarwanda ni uko dukomeza gusigasira umuco. Umuntu ufite impano yasigasira umuco, yaba ari ukuririmba, yaba ari ibyo mukora by'ubu MC mu makwe, ariko byose tukabikorera kugira ngo dusigasire umuco wacu nk'abanyarwanda, tunakunda ibyacu nyine nk'izo ndirimbo za gakondo, kuko zifitemo ubuhanga buruta n'izindi. Icyo mbasaba ni ukunkunda no kunshyigikira. Ndi umuntu usohora umugeni neza, abantu nakoreye barabizi, muzagenda mubyumva. Rero n'abandi bose bakifuza iyo serivisi ndahari. Murakoze cyane. Uyu nguyu yari Benita, niwe uyu munsi twatumiye uyu munsi. Aracyarimo kuzamuka, ni umuntu utakundaga gukoresha imbuga nkoranyambaga, ariko tumaze kuganira yambwiye ko ubu ngubu bagiye gutangira kuzikoresha neza kugira ngo muzajye mumubona cyane. Yakoze kudusura, agize ati twese dusigasire umuco, ni nk'akagozi ka bugingo kabuza u Rwanda gucika, turusigasire. Hari indirimbo y'itorero Indashyikirwa ivuga ngo yitwa gakondo iganze, gakondo yacu iganze. Niho bavuga ko umuco ni nk'akagozi ka bugingo kabuza u Rwanda gucika, ariko kandi iyo ni imvugo n'ubundi iba mu ntore cyane. Ariko mu ndirimbo y'igihugu hari aho baririmba ngo umuco dusangiye uraturanga kandi ururimi rwacu rukaduhuza. Mureke rero turusigasire, duteze imbere impano, tubabe hafi, tubagire inama, tubagorore muri byose kugira ngo baboneze umurongo mwiza ubereye gusigasira umuco kandi ubereye indirimbo. Munyemerere dusoreze ahangaha. Yari Kamanzi nkaburizura amakingurwa mugenza, ndi umushumba urugamba. Mwakoze kudukurikira.